Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba abantu bavuga ko bapfa bakava muri uyu mubiri bakajya mu ijuru, noneho bagera mu ijuru bakageraho bakerekwa mu ijuru hose, barangiza bakagaruka muri rusi. Ese ibyo bintu ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri? Abantu bapfa cyangwa se hafi yo gupfa bakava muri uyu mubiri, bamara kuva muri uyu mubiri bakajyanwa mu ijuru, Kristo akabereka mu ijuru bakagaruka. Kuki bagaruka? Ese nibyo? Reka turebe uko biteye. Ese ni ukuri ko abantu bava mu mubiri? Yego, ndabyemeza 100% ko abantu bava muri uyu mubiri bakagenda bakagaruka. Impamvu ni iyi: turi umwuka uri mu mubiri, ntabwo turi umubiri uri mu mwuka. Abantu benshi bibeshya yuko turi uyu mubiri uboneka w'inyuma, ahubwo turi roho y'umwuka iri muri twe, iri muri uyu mubiri, tuye muri uyu mubiri. Kuko wibuke neza, Bibiliya ivuga ko turi insengero z'Uwiteka, kuko roho w'Imana uturimo ari twe muntu nyamuntu, arimo imbere muri twebwe, ntabwo ari uyu mubiri tubona. Iyi akaba ari ingingo ya mbere rero duheraho tuvuga ko bishoboka ko umuntu ava mu mubiri nk'umwuka akaba yagaruka. Wibuke ko Imana yaremye umuntu imuhuhamo umwuka. Uwo mwuka Imana yaduhushyemo niwe uvamo ukagenda, niwe muntu. Katurebe rero, ese nyuma y'ubugingo, y'ubuzima bw'isi, hari ubugingo? Nyuma y'ubuzima tubaho muri no si tubonesha amaso, hari ubundi buzima? Yego, burahari, nk'uko tubibona muri Samweli wa 2:12-23. Wibuke icyo gihe umwami Dawidi yabyaranye umwana na Batisheba. Uwo mwana ararwara. Amaze kurwara, umwami Dawidi akajya yiyiriza kubera guhangayikira umwana we ko yabonaga agiye gupfa. Bigeraho umwana wa Dawidi yabyaranye, umwana wa mbere Dawidi yabyaranye na Batisheba. Bibuka ukuntu Dawidi yatse Batisheba undi mugabo wari umugabo we, abyarana nawe uwo mwana. Umwana ararwara, araremba, Dawidi akajya yiyiriza, yanga kurya paka umwana apfuye. Umwana amaze gupfa rero byagenze gute? Ariho tugiye kureba ko hari ubuzima nyuma y'ubuzima. Hari ingero nyinshi ushobora gukoresha werekana ko hari ubuzima nyuma y'ubuzima bw'isi, ariko reka turebere kuri urugero rwa Dawidi na Batisheba n'umwana wabo w'umuhungu wa mbere babyaranye agapfa. Umwana amaze gupfa, Dawidi yaravuze ati, ariko none amaze gupfa, ndiyiririza iki? Ndiyiririza iki ubusa ko none amaze gupfa? Urumva Dawidi yariyirizaga, ayiriza afite ibyiringiro ko umwana Imana izamwumva ikamugarura, ikamuvana mu ndwara, agakira, akabaho. Dawidi yumvaga ko umuhungu we kubera kwiyiriza nuko atakambira Imana azagaruka mu buzima, agakira izo ndwara ntapfe. Ariko icyaha Dawidi yakoze, kwambura Batisheba undi mugabo, nicyo gihano Imana yamuhaye. Umwana babyaye ararwara, araremba, kugeza aho bihangayisha Dawidi iminsi yose y'ukurwara k'uwo mwana kugeza apfuye. None amaze gupfa, Dawidi arimo aravuga, none ndikwiyiririza iki ko none yapfuye? Ndiyiririza iki gusa? Arakomeza aravuga ati, mbese nabasha kumugarura? Dawidi arimo aravuga ati, yagiye n'ubundi yapfuye, ariko sinshobora kumugarura. Reka ndekere rero kwiyiririza ubusa kuko ntashobora kumugarura. Arakomeza ati, nzajya ahari, ariko we ntabwo ashobora kugaruka hondi. Nuvuga ngo umuhungu wa Dawidi yabyaranye na Batisheba amaze gupfa, Dawidi yumvise neza ko hari aho yagiye, Dawidi adashobora kumusangayo, ahubwo adashobora kugaruka hano, kubera ko Dawidi we azamusangayo napfa avuye mu mubiri. Nuvuga ngo udashobora gusanga undi ni umuhungu kugira ngo agaruke hano, ahubwo Dawidi we azamusangayo
namara nawe gupfa avuye muri uyu mubiri. Ni ukuvuga ngo ibi bitwereka neza, bitwemeza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi bugingo, hari ahantu tujya Imana yagennye iyo tuvuye muri uyu mubiri, kuko ntidupfa ahubwo tubaho ubugingo bwose, kuko turiho, turi umwuka. Ni wa mwuka uvaho ugasubira aho wavuye, utegereje urubanza rwa nyuma rwagenewe umuntu. Ni ukuvuga ngo Dawidi yaravuze ngo ngewe nzamusanga hari igihe nikigera, kuko we ntabwo ashobora kugaruka hano ngo ansange. Ni ukuvuga ngo biroroshye ko wava muri uyu mubiri ukagenda, ariko kugira ngo abantu bagaruke hano muri ubuzima bizakorwa n'Imana yonyine ubwayo kuri wa munsi wa nyuma, ubu izazura n'abapfuye. Urumva rero ko hari ahantu hateganyijwe iyo umuntu avuye mu mubiri ajya. Ni ukuvuga ko kuva mu mubiri birashoboka, nibyo nkuko biri twereka ko Dawidi ubwo ari kwivugira ngo aho hantu umuhungu wanjye yagiye ntabwo nabasha kuhajya none ahangaha, cyangwa se ngagaruke, ariko nzi neza ko amaherezo nzajyayo amusangayo. Amaherezo nzajyayo umusangeyo. Urumva rero ko hahari. Noneho rero nyuma y'ibi byose aribyo navugira ngo ukomeze urebe iyi video kugeza irangije, urebe ikintu cyantangaje kikansetsa. Natangira mvuga nti ni ukubera iki niba abantu bajya mu ijuru kandi ko baba bagezeyo bakize imibabaro, bacitse imibabaro y'isi yose, bakajya hariya mu ijuru, bagarurwa n'iki? Kuki bagaruka? Ikibazo narakibajije nza kukibonera igisubizo gihambaye. ndavuga nti Imana genda urakomeye, nta kindi kintu kibagarura, kuko hariya mu ijuru mujya mumva abantu bavuga ngo hari amazu ahabera bazatuzwa. Kristo yaravuze ngo ndagiye simbasize, ngiye kubategurira aho muzaba, kuko mu bwami bwa data hari amazu menshi. Ayo mazu aratandukanye akurikije imirimo y'abantu, imirimo bagiye bakorera mu isi. Nuvuga rero ngo ikigarura abantu hano muri no si nuko uragenda wageraho bakwereka uko bimeze, ukahakunda, ukahashima. Benshi barananamba bagatakambira Kristo, ntidusubirayo, ntidushaka kugaruka, tugume hano, twahageze twashyitse. Ariko noneho bakabaza hariya hatuye nde, hariya habandi, hariya hazabandi, hariya gute. Noneho Kristo akababwira ngo hariya ureba wifuza ntabwo ushobora kuhaba. Hariya haba umuntu wakiranutse, wakoze ibyo gukiranuka byanyabyo, akiri mu buzima bwo mu isi. Hariya naho nuko, hariya naho nuko. Noneho rero wewe uramutse ugumye aha, dore wowe waba hariya hasi. Ni ukuvuga ngo hari ahantu habera bakiranuka, bakoze iby'isi, imirimo myiza bakiri muri no si, batuye aha. Noneho wewe wahareba batarakubwira aho wowe uzaba, ukumva ko nawe wari uzaba. Noneho bakakwereka ati wowe uzaba uri hano, kubera ko uzagira impano zo kwinjirayo, ariko uzaba uri hano hasi. Ugatuvuga bya bintu ko bikaze, ahubwo reka nsubire wongeye gukora nanjye, ndebe ko nazamuka byibuze, nongera agatafari, ndebe ko nanjye nzatura heza nyuma y'ubugingo. Nicyo kigarura abantu. Ko abantu barareba bakavuga ati reka tugume ahangaha, ariko iyo bamaze kwerekwa aho bazaba bari, yes, uzagenda ujya mu ijuru, ariko muri iryo juru uzajyana iyo mirimo, uzajyanaho ibyiza byo gukorera Imana muri no si bihe. Ntakubwirane muntu wumva ubuhamya bw'abavuye muri ubu bugingo bakagaruka, jya ubutega amatwi, bukwigishe, bugutere inyota yo gukorera Imana, ukore ubukiranutsi, ukiranuke, kugira ngo nugera nyuma y'ubugingo byibuze Imana izakwishimira, ivuga iti dore ndakugororeye, dore ahantu ukwiye, wakoze ibikwiriye, ukiri muri ubuzima bw'isi, urihangana, uriyanga, ureka ubugingo bwawe, ureka ubuzima bwawe, kugira ngo ubone ubundi buzima bushya muri Kristo. Nicyo kintu kizatuma ujya aheza, nawe uzishimira nuva muri ubu buzima. Niki rero wakora? Maze kubivugaho. Niki wakora kugira ngo uzabe heza nyuma y'ubu buzima? Nukurikiza amategeko y'Imana, ugahoza ijambo ry'Imana mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe, ugahora iteka utekereza, Mana niki nakora gishya? Ese Mana uyu munsi nakoze neza, niki nakora kugira ngo ndusheho kumera neza uyu munsi cyangwa ejo? Ese Mana nakora iki kugira ngo nkomeze amategeko yawe n'ugushaka kwawe mbikore neza, nkunda bagenzi banjye, ngirira neza abandi? Atari kuvuga ku minwa gusa, ku munwa dushobora kuvuga gusa, ariko umutima wacu ducira urubanza. Umutima wawe iyo ucira urubanza, hita wihana,
nkuko Dawidi yabigenzaga. Wihane umutima wawe no gucira urubanza, wihane uvuge ati Mana mbabarira kandi ndakosheje. Noneho wigorore ukore ugushaka kw'Imana, ushyize mu mwete ubwenge n'imbaraga zawe zose, byose ubyimaremo, ariko noneho ugendeye ku ijambo ry'Imana. Icyo ukoze cyose uhita wibaza, ese iki kintu nkoze kigendeye mu murongo w'Imana? Ese birama ishusho imeze ite imbere y'Imana? Iyo ari Kristo ari hano kuri ino si, yari kuba akoze iki kugira ngo nanjye abe ko njya mbikora ngendeye kuri Kristo? Noneho weho ugakomeza uri mu murongo w'Imana, ushaka ijambo ry'Imana rivuga, wuzuye umwuka, noneho n'ubusabane bw'Imana ugakora mu ijambo ry'Imana, ugakumira icyaha, ukabasha gukontorora ibyaha. Kuko hari izindi video nakoze zirimo uko ukontorora ibyaha, wazishakisha ukareba uko utsinda ibyaha umunsi ku munsi, ugahangana n'ibyaha, kuko ibi byaha bingeza reka nanjye mbigeza. Komeza ubimanura ukabipusha ukabisunika, kuko niba dushaka kuba nka Kristo tugomba gutsinda ibyaha cyane. Kandi uyu mubiri wacu nubwo tunesha ugatunanira, dushobora kuwutegeka, dushobora kubwira ngo no. Niba unywa amazi yo gusinda, niba unywa amatabi, niba ukora ibindi bibi byose ukavuga ati no. Nk'inzoga narazibwiye no, itabi nararibwiye no, ibi byose ngenda nabwira no 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 no. Ndashaka kujya hahandi heza, nkora ibyiza, nkunda Imana, nkundisha abantu Imana, nkora gushaka kw'Imana, nkiranuka. Ukaba gutyo mu mutwe wawe ijambo ukarihoraho amanywa nijoro, amanywa nijoro, amanywa nijoro, amanywa nijoro. Kuko icyo kizatuma benshi barira bakavuga ngo iyo tubimenye. Urumva nk'aho umuntu ujya mu ijuru, Imana ikamwereka atizwaho amaguru akavuga ati Mana nari nzi ko byarangiye, kumbi nuko bimeze. Kuko ibyo bintu ni ibintu amaso atarabona, amatwi atarumva, ibintu biri mu ijuru. Iby'iyi si bihita biba iki? Ubusa. Niyo mpamvu uwiringira atarabona, wagira Imana ukabona ubuhamya bw'abantu bagezeho bakagaruka, bigutera ingufu zo kuba heza haheza. Ikindi cyantangaje rero nibaza nanone nibajije, ni ukubera iki abo bantu ibyo tumaze kubona byose baragiye, bagezeyo, baragarutse, babonye icyo bisaba kugira ngo bajye ahandi hejuru, ariko noneho nta mpinduka zigaragara cyangwa tubone ingufu bafite cyangwa umuriro baka muri Kristo kugira ngo barusheho guharanira aheza. Ukabona ntabwo bahindutse bigaragarira amaso, cyangwa se yaba nibitagaragarira amaso ukabona bakomeje kuba babandi, cyangwa se baranaguye, cyangwa se ukumva nk'umwana akubwiye ati nagezeyo ndahibonera muri uko bimeze, ariko nageze n'aha ndagwa. Ukabona umuntu arakubwiye ati ndagwa. Nabonye umuntu bwa mbere avuga ngo yageze mu ijuru, araherekwa, abona ubwiza bwaho, bamubwira impamvu adashobora kugumayo, bamubwira impamvu adashobora kubona heza haheza. Arangije ngo agarutse ageze ku isi aragwa. Mbese nibaza ibintu birakomeye kabisa. Ni gute umuntu yajyayo akareba ibyo bamubwiye, arahiboneye, arabyibuka muri we, kuko abasha kuza akatubwira uko bimeze, none arimo aravuga ngo yaraguye. Mbese numvaga reba ni isi noneho ni hatari. Naje gusanga rero ikibitera ni iyi si turiho tugomba kwitondera kugira ngo dukiranuke. Kuko iyi si, kamere y'isi na kamere muntu noneho iyo biri kumwe, kamere y'isi na kamere muntu biri kumwe, bishobora kubuza ijuru. Niyo mpamvu tugomba kumenya iyi si turimo ko nta mbabazi iyo utari mu Mana, irakoreka nyine ikagushuka. Niyo mpamvu igize Imana wongera ukabyuka ukavuga ati narahabonye, ikava mu by'isi aho boreka ndangamire biriya. Nicyo cyabiteye, cyangwa se n'ikindi kibitera. Akabona yaragezeyo, akumva ko muri we nta kibazo, yabazwe, yamaze kubarwa mu bazagerayo n'ubundi, yakora ibiruseho, yakora ibitaruseho, atagira icyo akora. We akumva ko yagezeyo, yarahabonye, muri we wenda akaba yumva ko nta bindi bikeneye gukorwa, akabifata nk'ihame, akabifata nkaho azajyayo byanze bikunze. Ariyo mpamvu natangaje n'uwavuze ngo yaranaguye, agwa mu gakiza, ariko agira Imana arongera arabyuka kubera ko yibutse ibyo yabonye. Ibyo rero akaba ari ibintu mbona
dukwiye gushyiraho umutima ugashakisha ubuhamya nkuko ukabwumva kugira ngo bugukangure bukwibutse ko uri muri ino si nk'umugenzi, kuko aho twateganyirijwe ari hariya tuzaba ubuziraherezo. Hariya hantu tuzahaba ubuziraherezo. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kuhakorera n'ubwenge bwacu bwose, n'ingufu zacu zose, n'umutima wacu wose, cyane cyane tubifashijwemo n'ijambo ry'Imana, duhora mu ijambo iteka ryose kubw'umwami wacu Yeshua Hamashiya Kristo, kandi noneho kugira ngo twigorore n'Imana, tugire ubusabane n'Imana, dukiranuke. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.